Abakurikirana urubuga Izere Yesu mumeze mute? Ndaje rero nje kubaganiriza ku ijambo ry'Imana, nje kubabwira ukuntu Yesu agira neza. Nzanye ijambo rivuga rihumuriza abantu. Haleluya. Yesu ashimwe. Kubakurikirana urubuga Izere Yesu mumeze neza mu mitima yanyu? Tugiye gutangira rero dusoma ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rwose kuko ari ryo ribasha kudufasha muri iyi minsi. Murabona ko mfite igitabo bita Bibiliya. Bibiliya ibamo ijambo ry'Imana, niyo abantu bajya basoma. Iyo bayisomye bakunda kugiramo amagambo menshi abahumuriza, cyane ko iyo usoma ijambo ry'Imana riraguhumuriza kandi rikagutabara. Abakurikirana urubuga Izere Yesu mbazaniye ijambo rivuga ngo humura, Yesu aratabara. Haleluya. Yesu yakugirira neza uko waba umwizereye kose. Yesu yakurengera. Yesu yahaza kwifuza kwawe. Ndavuga Yesu yaguha icyo umwifuzaho. Haleluya. Turaje rero tuje kukuganiriza ku rubuga bita Izere Yesu. Tuje kukubwira ukuntu Yesu agira neza, ukuntu Yesu atabara. Ese weho muri iyi minsi igaragara nk'aho igoye, Yesu ni iki yaba yaragukoreye? Yesu yarakurinze ahantu hose hagiye hatandukanye. Yesu yagendanye nawe mu nzira ugenda. Yesu yabanye nawe mu ahantu hose, ndetse no mu kazi rega abana nawe. Haleluya. Niyo mpamvu rero tuje ahantu tuje kukuganiriza ukuntu Yesu atabara, tuje kukubwira ukuntu Yesu ahumuriza abantu. Mbere yuko twabanza gusoma Bibiliya, tugiye kubanza kuririmba. Haleluya. Tugiye kuririmba umuririmbyi muri iki gitabo murimo mubona n'igitabo cy'indirimbo ngo kivuga ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana irakurinda, Imana irakurinda mu minsi yose, mu nzira ucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda, Imana irakurinda mu minsi yose, mu nzira ucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda, Imana irakurinda mu minsi yose, mu nzira ucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Oh, haleluya Jesus. Ndanezerewe cyane rero ubwo nari ndimo baririmbira, ngize umugisha mise mbona n'umubyeyi aje kureba ukuntu twari turimo tuvuga ko cyane kubakurikirana ku rubuga Izere Yesu. Niyo mpamvu tunezerewe cyane rero, turanezerewe iyo tuvuga ko ibi bintu bya Yesu Kristo. Abantu benshi baraza bakareba ukuntu turi kubwira abantu ku nkuru za Yesu. Ese weho ni iki muri iyi minsi ugerageje ukuntu Yesu yakurinze ahantu hose hagiye hatandukanye? Imana ntiyaba yarakurinze? We ugerageje mu minsi tumaze iminsi, Imana ntiyaba yarakurinze? Turanezerewe cyane rero, cyane abakurikirana urubuga Izere Yesu. Twarabibonye ko Yesu arinda abantu, twarabibonye ko Yesu yakugirira neza ahantu hose hagiye hatandukanye. Haleluya. Imana irakurinda. Waba ugenda mu nzira, Imana irakurinda. Waba uri iwawe, Imana irakurinda. Waba uteze imodoka ugiye, Imana irakurinda. Haleluya. Turanezerewe rwose nshuti bavandimwe mukurikirana urubuga Izere Yesu. Ugerageza gusura abantu bababaye, abarwayi bari mu mago yabo ukabageraho, ugafata urugendo ukajya gusura abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Haleluya. Turanezerewe cyane ngo Imana irakurinda ahantu hose waba unyura. Imana irakurinda ahantu hose hagiye hatandukanye. Haleluya. Turanezerewe cyane rwose, nta kabuza Yesu twizeye uwo nguwo tuzamubona. Imana yatabaye abantu, Imana yarinze abantu. Ubwo twabonaga mu minsi turangije, ubwo twabonaga ibintu bigoye, ndavuga abantu bamwe biruka, abantu bamwe bagenda baca ahantu hagiye hatandukanye, baragiye biremera, baragaruka biremera, bajya ahantu hose hagiye hatandukanye. Imana yagiye ibana nabo. Ese weho ntabwo Imana yaba yarakurinze? Haleluya. Turanezerewe rero, niyo mpamvu tuje kukubwira ngo Abisiraheli bafashe urugendo bajya i Kanani, nuko bari bari kumwe n'Imana. Imana yagendanye nabo. Ese weho muri iyi minsi ni iki waba uri gukora kigaragaza yuko Imana yakurinze uko wagiye ukanagaruka? Haleluya.
shishikariza abantu ko Yesu agira neza, shishikariza abantu ko Yesu agukunda. Yesu aragukunda. Turaje ahangaha rero tuje kubabwira ukuntu Imana igira neza, turaje ahangaha rero tuje kubabwira ukuntu Imana itabara. Haleluya, amen, amen, amen. Turanyuzwe cyane, turanezerewe rwose. Imana irakurinda uko waba uri kose, Imana irakurinda uko waba uryamye kose, Imana irakurinda ahantu hose. Imana ikigendana nawe. Niyo mpamvu rero tuje ahangaha tuvuga ko kugira neza kw'Imana, tuvuga kugira neza kw'Imana, tugira neza ko ukuntu Imana itabara, tuvuga neza ukuntu Imana irengera abantu. Haba abarwayi irabarengera, haba abarwaje, kuko abarwaje umurwayi azi ko atazakira, Imana iramurengera. Imana ishobora byose, Imana isubiza abantu bitewe nuko weho wagize gute, wayegereye. Haleluya. Tuje kukubwira ko Imana itabara. Haleluya. Ndanezerewe cyane rero iyo tubonye abantu bagenda bakurikirana cyane urubuga Izere Yesu, tubona ukuntu bagenda babireba. Hari ahantu rero ugomba kwakirizwa, hari ahantu rero ugomba kwakura imbaraga z'Imana. Hari umuntu merutse kuganira nawe arambwira ngo Imana yankoreye neza, yangiriye neza. Ese weho ujya ufata urugendo ukajya kwa muganga ukajya gusura abarwayi barwayi? Icyo ni ikibazo umukozi w'Imana kubajije. Haleluya, amen, amen, amen. Turanezerewe rero, nukuri ngo njya mbwira abantu ngo imirimo umuntu akora nizagira gute, nizamuherekeza. Abantu bakajya bibuka ati nyamara runaka yarasengaga, runaka yasuraga abarwayi kwa muganga. Ese wewe muri iyi minsi uri kugerageza gusura abantu barwayi? Ese wewe muri iyi minsi uri kugerageza gusura abafite ibibazo bigiye bitandukanye? Ese wewe ni iki waba uri gukora kugira ngo Imana izakwibuke? Iyo uri kwa muganga cyangwa se uri ahantu hagiye hatandukanye, Imana rero iragukunda, Imana yiteguye kukugirira neza. Haleluya. Nubwo muri iyi minsi ujya ubona abantu ngo gusenga ngo ntacyo bibamariye, gusenga birafasha, gusenga birimo amahoro, gusenga birimo imigisha, gusenga ni byiza, birimo amahoro, birimo amavuta. Yewe torero, haleluya, ngo gusenga ni byiza, birimo amahoro, birimo amavuta. Yewe torero tuvuga n'umuntu w'umukirisitu ufata Bibiliya, nk'uko nanjye mwabonye natangiye fata iyi Bible yanjye nkabafungurira nkabereka ko ahangaha habamo ibintu bihumuriza. Gusenga birimo amahoro, gusenga birimo amavuta, gusenga birafasha. Haleluya. Niyo mpamvu rero tunezerewe. Ariko reka mbabwire, buriya iyo uri umukirisitu ntabwo umuntu yakwicwa n'inzara uri kureba, kuko uba wizera Imana ukavuga ati ejo Imana izangirira neza, kubera nigoye nkajya gusura abababaye, kubera nigoye nkajya gusura abafite ibibazo bigiye bitandukanye. Imana ikaguha umugisha bijyanye nuko weho wagize gute, wagiye mu rusengero, bitewe nuko wagize gute, wasuye abarwayi, bitewe nuko wagize gute, wasuye abantu bababaye. Haleluya. Turashoje rero, ariko mbere yuko twasoze turakubwiye ngo shishikariza abantu babwire ko Yesu agira neza, shishikariza abantu babwire ko Yesu atabara, shishikariza abantu babwire ko Imana yakurinda ahantu hose hagiye hatandukanye. Imana iragukunda, yariyemeje itanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo abambwe, kugira ngo apfe, weho uburiho. Ese weho ni iyihe mirimo ukorera Imana yawe? Urajya gusenga, usura abarwayi, nubona mugenzi wababaye umwegere. Ndabwira abakurikirana urubuga Izere Yesu kandi n'abantu baba batureba uko tuba tuvuga ibi ngibi, nimugende mubwira abantu ko Yesu agira neza, nimugende mubwira abantu ko Yesu atabara.